yamwishe ariko n'ubundi bahoranaga amakimbirane. Twarabunze ku wa 4 mu nama y'abaturage, twarabunze ku wa 5 kwa mudugudu, ndetse no mu cyumweru cyashize twari twagiye ku kagari naho turahunga. Nongeye gusuzaho ku Cyamurika Africa TV. Ni by'agaciro kenshi kubona duhorana umunsi ku wundi kandi twereka ko turi kumwe, nkubwira ngo uri w'agaciro kenshi kandi uri umumaro ahangaha kuri Marika Africa TV. Uyu munsi rero nagira ngo mbabwire ngo ibintu bikomeje kugenda bigorana, bikomeje kugenda agatereranzamba, bikomeje kugenda bizana amananiza, ariko bigaterwa natwe ubwacu tutarimo kubasha kwifatira imyanzuro. Ikindi nanone tukaba dufite inshuti zirimo kutugora, zifite amananiza, rimwe na rimwe ugasanga hari ibyo zirimo kuduha ariko ukuboko kumwe ukaduhereza ukundi kwiteguye kutwaka. Izo nshuti rero tukabana nazo, tugakorana nazo, umwaka ugashira undi ukaza tukiri kumwe na za nshuti za zindi ushaka gutera imbere, zikagenda zikumanura zigushyira hasi, ukagenda ujya hasi nk'umuriro wa batiri ya telefone, kurya igenda ishiramo, bigasaba ko wongera gucaginga kugira ngo yongere igaruke, ubashe guhamagara, ubashe kugira icyo ubasha kuvuga. Izo nshuti rero turazigira, tugahora tuzigerageza, tuziguraguza, tuzicaginga, ugakomeza ukarwanayo, ugerageza ucaginga kugira ngo utaza kuyibura. Ariko nagira ngo mbwire ko iyo nshuti ufite imeze gutyo, isaba kugira ngo ushyire ku muriro uyicaginge, nawe urabizi ibyo uziha, nawe urabizi ibyo uzibwira kugira ngo zongere zigaruke. Izo nshuti rero nizo zirimo kudindiza mu iterambere ryawe, kandi buriya reka mbabwire, buriya naje kubona ko inkoko y'umweru ari inkoko ibasha kugira ubwirinzi kuruta izindi nkoko. Uzabicunge neza, buri inkoko y'umweru ibizi ko agaca kayireba kuruta izindi, ikaba ibizi ko akari akanyamaswa bita umukara gakunda kuba mu masaka, gakunda kurya inkoko. Uzabicunge neza, inkoko y'umweru itaha kare kugira ngo wa mukara utaza kukarya. Nawe rero dore uri hagati, ntangiye kujya hagati y'amasega, sorry ntabwo ari amasega, ni abantu. Urumva rero uri hagati y'izo nshuti zimeze gutyo, zihora zikureba, ziguhanze ijisho, gukora ikosa gatoya, si n'ikosa gato, ahubwo zitakwishimira, ahubwo ugashimishwa no kubona uri kumwe nazo. Niyo mpamvu uzasanga mu kazi ukora kawe ka buri munsi uvunika, kuko hari abarimo kuguca intege, batarimo gutuma ukora ibyawe bagombye gukora, ahubwo ugakora kugira ngo ushimishe abo bantu. Bizakuvuna rero mu buzima, no gutera imbere kwawe kuzakomeza kugorana. Buriya izo nshuti ukuntu zikomeza kugenda zitureshya, ku buryo buriya ushobora no gushiduka wisanze wapfuye. Ndaguha urugero, buriya umuntu nawe ukorera ikosa rimwe akagusaba imbabazi, akagukorera ikosa kabiri akagusaba imbabazi, jya umenya ko gatatu ushobora no gupfa. Uko impamvu ngiye mbikubwiye kuko namaze kumenya umuntu. Hari amakosa aterwa n'ibyo wanyweye. Ibyo reka tubyite nka gisida, ko hari abantu bakoreshwa n'ibyo banyweye ukabona ko ari agisida, ariko mu gihe batabinyweye ukabona ari abana beza. Ariko se mu gihe babinyweye, uwo munsi ya gisida ntabwo izaguhitana. Niho hantu uzasanga abashakanye ujya kumva ngo yamwishe ariko n'ubundi bahoranaga amakimbirane. Twarabunze ku wa 4 mu nama y'abaturage, twarabunze ku wa
gatanu kwa mudugudu, ndetse no mu cyumweru cyashize twari twagiye ku kagari naho turahunga. Ibyo bishatse kuvuga iki rero? Iyo uhamye muri iyo zunguruka ushiduka nawe ugiye, hari amakosa abarengereye ari hejuru cyane ku buryo ashobora no kubyara. Hari abantu tugira mu buzima bagenda badushukisha ibyo baduha, ariko babizi neza ko hari icyo badutegerejemo. Ugasanga anaguha n'uburenganzira bwo gukora ibyo ushaka, ariko akabuguha mu buryo bucagase, nawe ukaba ubizi neza ko uziritse kandi uzirikiye aho ngaho. Rimwe na rimwe ukajya unamukurikira, ugasanga arimo arafata utuntu akunagira, ukaba umeze nka ya nkoko twavugaga, ukabona arimo arakunagira utwo kurya, arakunagira utwo kunywa. Ubwo ndavuga ashobora kubikora mu bijyanye n'ibyo guha bya financially, ariko ndavuga hari n'ubiguha mu magambo, utugambo twiza tw'uturiyengusho, kandi ukabona ko arimo kuduguha hari ikindi kintu agamije inyuma yaho. Ariyo ya nkoko ukomeza kwitaho, ariko ubizi neza ko kuri Noheli, kuri Bonane, abashyitsi bagusuye ariyo uzabakiriza. Ukayibungabunga, ukayirinda rwose, ukajya unana rimwe na rimwe unayereka ko muri kumwe, ukanayihamagara ikaza. Abizi ukuntu inkoko zihamagara. Nawe rero hari inshuti dufite zimeze gutyo, zidutwara muri ubwo buryo, ariko igihe kirageze ko turekura. Kenshi nkunda kubabwira icyo bita kurekura, uko buriya utarekura ntubasha kugira ikindi kintu wakira. Tugomba kwiga kurekura. Iyo urekuye ugira ikindi kintu wakira. Hari abantu batangiriye imigisha yacu, bigatuma tutagera ku ntego zacu. Kuko uravuga ngo ninkora ibi, inshuti yanjye irabibona gute? Ninkora ibi biratuma mubura. Ninkora ibi azanshyira ahandi hantu, azanyangisha abandi bantu. Ariko mu by'ukuri wowe uzi icyo ushaka, uzi ko urakoze n'ibyo ngibyo urimo kuvuga byakugirira inyungu nyinshi cyane. Ibyiza rero ni ukurekura. Uko urekuye ugira za nshuti noneho ziri muri cya cyiciro umaze kugeramo. Ugira za nshuti ziri hahandi wamaze kwinjira. Byiza rero kugera igihe ukarekura. Mve muri ayo, tureke ubujiji, komeza kwirukanka inyuma y'ibyadusize. Komeza kwirukanka inyuma y'umuyaga. Komeza kwirukanka inyuma ya serwakira, ntiwayifata. Izo nshuti zidafatika, zifata ukuboko kumwe zikaguhereza ukundi, kwiteguye kukwambura. Ntizikuvuga neza iyo ziri kumwe n'abandi,
ntizishimira iterambere wagize, ariko ugakomeza ngo inshuti, iyo ubuze inshuti ubuze ikintu kinini. Yego nibyo, ariko hari inshuti ugomba kurekura. Ndabivuga bakabivuga, ariko icyo nakubwira cyo igihe kirageze ngo urekure. Kandi nujya kubikora uzagende bucece, urekure bucece. Ko hari ibyo urekura ukarekurira rimwe ukahita ugwa mu manga. Barashyizeho akantu gato gashobora kukubita mu manga. Korana ubwenge, ku buryo atamenya ibyabaye. Erega buriya nagira ngo mubwire ko guhatiriza gukundwa cyangwa kwitabwaho, uwo muntu nawe urimo guhatiriza ibyo bintu, nawe ubwe niyikunda, nawe ubwe niyitaho, wowe urashaka ko babigukorera. We byikorere gusa, abari muri level yawe, abari mu cyiciro cyawe bazaza muri kumwe. Kandi uko byagenda kose, urwego ugeze muri rwo rukwinjiza mu cyiciro ugomba kuburimo. Ko niko kuri. Nukora cyane uzajya mu cyiciro cy'abakozi bakora cyane, bafite amafaranga. Nukora gake uzajya mu cyiciro cy'abantu b'abanebwe cyangwa badafite ubushobozi. Ariko hari n'abakora cyane, igihe cyabo kitaragera namwe muzajya mu masezerano yanyu. Babandi birirwa bavuga ngo dufite isezerano yuko tuzabona ABCD, dufite isezerano ko tuzagera kuri ibi. Abo nabo barahari, kandi ayo masezerano yanyu agomba gusohoka, agomba gusohora. Mu gihe rero utaramenya aho ubarizwa, ubuzima buzakomeza bukugora. Tugiye gutangira umwaka mushya, uyu mwaka uzababere uw'amata n'ubuki, uzababere uw'imigisha, uzababere uwo kugira inshuti za nyazo zagira umumaro. Ndabakunda rero, mwari kumwe na Marika Africa TV. Tuzasubire. Ciao ciao.